maze iminsi nkurikirana umugore witwa Scovia yihangane muvuge nukuri sinjya mvuga abantu harimo kwigisha ni gakeya ndabizi Scovia wihangane nkuvuge mama uriya mugore maze igihe mwibazaho nkareba ibintu avuga nkareba mwitegereza noneho ndamwitegereza kandi noneho mwitegereje sanga ibintu akora kandi impamvu ushaka kuvuga kuri Brigitte nuko si bishop ni bishop hari aho ntiwaba ugiye kumuvuga kubera ko nawe yamvuze okay kandi nta nubwo mvuze ngo Brigitte ngo ibi bizaba ari byo bimurimbura mbese ni nkuko wagera mu ijuru ku ntebe ya mbere ukahasanga Brian DJ Brian hanyuma wakinjira ukabonamo mama Charlene ntahari ibi bintu ntibyaba bitangaje kubera iki ibi bintu narabyiyitiriye ibyo nitiriwe Imana nirirwa mvuga Imana mu gitondo na nimugoroba wewe utanze urugero kuri DJ Brian Brigitte ni umubishop yego Brigitte afite urusengero ngira ngo hari ntabyo nzi kuko dusigaye dufite ababishop n'abapasteri b'amazina batagira isengero kira nacyo ni ikibazo kuko nta musirikare numwe utagira batayo abarizwamo hanyuma mvuze yuko Brigitte ashobora no kutazahagarara ariko ibi bintu ndi kuvuga simuciriyeho iteka nta juru ngira ngo nzajyanamo inshuti zanjye nta n'umuriro ngira ngo nzajyanamo abonanga kandi nyuma y'ibyo tubona ako mwaretse nkajya mbabwitse kuri mukanyangira ukuri ati amakuru yihutirwa muri akajya guhiga umugore we none se ko narizi ko batuka nkanjye ngaho ibaze oya kuba watukwa n'abapagani ntacyo ariko kuba abantu baza gukomanta ku bandi umusirikare yari kurwana nta kindi kimutera kurwana ntabwo arwana ngo azahembwe ku kwezi kuko ari akazi ko guhembwa bagahindura kajya gushaka kandi ahubwo arwana kugira ngo ibendera ry'igihugu cye rizamuke nicyo kintu arwanirira kandi ararwana akarinda atakaza urugingo muri make aritanga wese aritanga ntiyibuke ko yasize umugore we arikunda aritanga ntiyibuke ko umugore yabyaye agasiga uruhinja rufite ukwezi akaba amaze umwaka atari kumwe na famiye aritanga kandi mu kwitanga ntago abazi yuko yari gukorera azayarya hanyuma mpita ndeba izi nyeshyamba z'Imana urabihuza inyeshyamba Imana ifite z'abahanuzi z'abavuga butumwa zabicanye zicisha indimi zabo ariko urarya ibirayi ibendera ry'igihugu cyacu ryamanuwe n'amajipo mwirirwa muzamura na za risani mwirirwa mufungura n'izo nda nini zanyu ubugambanyi n'ubugome amatiku n'ubutindi ishyari no kwangana ibendera ry'igihugu cyacu riramanuka namwe mwirirwa mwirata kuko urugamba rwo gukizwa ndiho nirwuriho nanjye ndimo twese turi ku rugamba ndabikubwira nanjye nkibwira kuko nibyo ndwana nabyo buri munsi kuko njyewe Cyprien inaha narahababariye have iyi nkweto ubwayo ubona aka ise wayijyana ku rugamba niko mureke mbabazi ubu iyi nkweto nambaye kweri wayibonye bari kuyibona mwabakirisitu iyi nkweto wayijyana ku rugamba wakubitana n'ihwa ryitwa umushubi se shamurawuzi wumbaze ninjye bajya kujya gutashya inkwi mu bihuru hari abawuzi iyi nkweto yinjiyemo n'umusumari yahita itoboka gahunda ni episode nuko kandi dutangiye ikiganiro mama Charlene burari kugira ngo sinatangiye ariko natangiye ndabona uyu munsi udasanzwe umeze neza ariko meze neza cyane ndashimira Imana yego umunsi ni kamageshi ndakurahiye ingofero ishati ipantaro madezata
uyu munsi niba ari umusirikare w'u Burundi, niba ari uwa Kongo, niba ari uw'u Rwanda, niba ari uwa hehe, niba ari uwa Uganda, nanjye simbizi gusa nanjye byancanze kuko ari ingofero, ari ishati, ari ipantaro, ari inkweto, wenda kameramani araza kugeza hose. ubu koko uyu musirikare n'uwo uyu musirikare cyakora umva mu nkurikirane mubirebe mubyiteho, bahere ku ngofero, bageze ku ishati, bakubiteho n'ipantaro n'urukweto, nabwire ngo uyu musirikare n'uwahe koko, ni wo mu kihe gihugu? nanjye ubwo nibyo ndi kwibaza. baramuzavugaho mu gikorera. Reka rero dutangire duha ikaze abantu badukurikiye bari hano mu gihugu cy'u Rwanda, bumva ururimi rwacu, mu gihugu cy'abaturanyi Burundi, Uganda, Tanzania, Kongo, Kenya no hirya no hino. Ndabizi ko oya Imaputo hagibwa ni he? muri Zambia, muri Namibia, muri Zimbabwe. Ariko ujye wiyegereza mikoro. muri Zambia, muri Zimbabwe, muri Namibia. Gusa abanyarwanda bari ku isi yose, muri Afurika, yaba ndetse na diaspora, ndabizi baragukurikira cyane. Hanyuma rero mbere yuko dutangira ikiganiro, ndagira ngo ubanze usenga Imana. Mureke dusenge kugira ngo ibyo tuvuga si priere, none ibintu tuvugira aha, ibintu tuvugira aha nibitatwica bizadukiza. Ni ibintu bibiri, mutazagira ngo nimurokoka ipingu rya polisi na RIB, Imana yo ntago tuzayirokoka. Imana haje nayo igira ipingu, niyo mpamvu tujye igira ipingu ikagira na pandagari. Niyo mpamvu dusenge kugira ngo ibintu bivugirwa bibe ibintu by'umumaro. Urumva byo kuza ngo abantu ngo baje gutwika mutwika, ariko muzi ko hari umuriro namwe uzabatwika uhari. Yego, uri kumva? kuko ubundi aho kugira ngo abantu batwike ubwabo bajya batwika, ubundi hari ukuntu ubayeho ubwawe uri umuriro, sibyo? Ugatwika ariko udatwitsa abantu, ukubita ibimine se. Oya, hari ukuntu uba utwika tu, ubundi abantu batwika ni abadatwika. Yego, ariko iyo utwika nk'ubu ukuntu ntwika, ngiye no gutwika hahita hashirira. Ariko tujye tureka gutwika, ahubwo bwacu tuba turi abantu batwika. Yego, niyo mpamvu ni ugusenga, kuko ibyo tuvugira hano ukuri ntabwo bizarangirira. Niba tadufungisha abantu na leta ntidukoreho, tugakomeza gukora ibyo dukora, ni ukuri kose ntabwo bizarangira aha. Niyo mpamvu ni ugusenga kugira ngo ijambo ryose mvuga ijambo ntaje kujomba abantu, kuko kujomba abantu niko nawe izakujomba. Ibizakujomba birahari, rega hari abagome bakurusha ubugome. Yego, hari abakurusha amagambo, hari abakurusha ubugome, kuko umuntu agira ubugome akagira ngo niwe wenyine ubufite. Burya ni niyo mpamvu njya mbwira abantu ngo ntibagashake kwihorera, abazaguhorera barahari. Dusenge kugira ngo abantu banguke kandi bunguke ubundi bwenge bwo kubaho ari abakirisitu n'ubwenge bwo kumenya Imana. Nyagasana bidufashemo, abifashemo. Mwami, ndagushimiye kubw'uyu munsi wampaye w'inyongezo, kugira ngo hatungane ibidatunganyije byinshi. Nguciriye bugufi ndi hano hantu, izina ryawe tubane, ubwenge bwawe bubane nanjye, kugira ngo uyu mwanya amagambo mvuga aba amagambo yubaka kandi asenya ibibi, akubaka ibyiza. Mushyigikire ntakagire ijambo rituruka mu kanwa kanjye ryo gusesereza no kugira nabi, kandi icyo ushaka kigere kuba ushaka, mu izina rya Yesu, amen. Amen. Dutangira ikiganiro, hari wenda uraza kumbwira impamvu yatumye uza uyu munsi mu kiganiro wambaye gutyo nk'umusirikare, ariko nanone utari umusirikare, ntiwamenya ibyari byo, biravangavanze. Hanyuma ariko hari n'ibindi biganiro wakoraga by'ama episode
ku musirikare nabyo twari tumaze iminsi tutabona, ndagira ngo byose ubijyanire hamwe kuko bisa nkaho bijyanye n'ubundi, utubwire uko bimeze uyu munsi. Urakoze cyane Cyprien. Ariko duhere nyine kuri uko kuntu waje wambaye. Njyewe nabwiye ngende umuvugabutumwa nkaba n'umwigisha. Yego. Yego. Kandi iyo wigisha abantu b'umubiri kuko nkurikiranwa n'abanyamwuka ndetse n'abanyamubiri. Yego. Iyo nigishije ibintu umunyamubiri akabasha kubyumva, umunyamwuka byumva cyane. Ntago njya ashaka kuza kwigisha ibintu bizimije cyane ko buri wese agira umuhamagaro we. Njye nuko nigisha. Rero ku myigishirize yanjye ngomba gutanga ibimenyetso no kugira ibintu mpuza. Ubona ko njya afata iby'ubuzima busanzwe nkabihuza na Bibiliya kugira ngo babanyamubiri babashe kumva ijambo ry'Imana n'ubutumwa bwiza bunyuze mu byo mvuga. Uyu munsi impamvu naje nambaye gutya, iyi ngofero ni muyirebe. Nukuri nta musirikare uzabona wambaye ingofero isa gutya. Hanyuma ndebera n'iyi shati. Urabona ko bidahuye. Ntabwo bisa. Urebye noneho n'isengeri nambaye iyi. Burya nta musirikare wakambara iyi sengeri. Hanyuma kubitaho n'iyi pantaro. Ukuntu isa. Hanyuma muze no kureba izi nkweto pe. Ni ibintu bidahuye. Yego, ntago bihuye rwose. Aha ngaha iyi ni ishusho y'umukirisitu. Hanze aha. Nagiye nigisha ama episode ngira ngo ngeze kuri 29 hashize igihe ntayisohora. Ariko uyu munsi ni episode ya 30 y'ikigisho cyitwa umusirikare wa Kristo. Naje rero nambaye gutya kugira ngo mbashe kwigisha ibyo nshaka kwigisha kuri episode ya 30 y'umusirikare nateguye. Muri episode ibanza wenda zibanza kugira ngo umuntu wenda tarakurikiye, ariko reka tumubwira asubira inyuma agiye kuzireba ntacyo. Ariko wanatunyiramo makeya utuntu duto wagiye uvugaho. Ibintu nagiye nigisha mu cyigisho cyitwa umusirikare wa Kristo. Njya gutegura icyigisho cyitwa umusirikare wa Kristo nagiteguriye muri Nyungwe. Nari nanyuze muri Nyungwe. Niho wari wanyuze nangize ngo waragiye ukora. Yego. Ira Nyungwe ni nini. Utari umuswa yakwigisha byinshi. Icyo gihe nanyuze muri Nyungwe mfite ubwoba. Nari nateze imodoka ntabishaka yo kunyurayo. Mvuga ni nubwo nzongera kuhanyura kubera impamvu duhuriyeho tuziranyeho. Ngira ubwoba abantu barambwa atari ko mu masharene nta kibazo tuhace. Nahanyuze ninjiye ishyamba meze nk'umuntu uri muri koma nyine. Yego. Ariko ngeze imbere mpasanga abahungu banjye. Nkinjira muri Nyungwe mpita mpabona abasirikare. Maze kubabona mpita biruhutse. Ndavuga ntapo ntacyo nkibaye. Uko ndeba noneho abantu ko yabaza ukuntu nkunda abasirikare bakajya ngo gudore bene wanyu nkajya nkuramo donagiye gutya muri kwasteri ndeba. Ndavuga intiza kubi yangiye imodoka mba mvuyeyo mo base nkajya nanabisuhuriza. Nyungwe yose ngenda nyibonamo abasirikare kandi ubona bari tayari. Ubwo baburashira. Ngeze mu Bugarama Icyangugu. Ikintu cyakumaza ubwoba ni iki? Icyamaze ubwoba muri Nyungwe nuko nahise mbona ko hari umutekano kandi full wuzuye. Ndavuga ntaba bantu atoka. Ndavuga ibintu ni sawa. Ngeze mu Bugarama ahantu nari ngiye kwigisha igiterane. Ni naho hasohotse ka video kukuntu abasirikare bahagarara ku muhanda n'imbunda ayifashe neza. Kudashobora guca ku musirikare wabonye ibuno ry'umugore ngo akebuke kandi afite imbunda ntabwo bishoboka. Ni naho navuze ukuntu abarokore ibikozi by'Imana by'ibigabo n'ibisore bijya byenda kugwa muri borodire bivuye kubwiriza bifite Bibiliya kubera amabuno. Mpita nsenga Imana ndayibwira inti mfasha ndashaka kwigisha ku musirikare w'umubiri mbari we ntangaho urugero nigisha umusirikare wa Kristo. Noneho narebye ku musirikare usanzwe sanga nta kosa ndi bumuboneho ahubwo sanga Imana yifitiye za civiliyane. Ndavuga inti nibura
nibatigishwa na Bibiliya bazigishwe na bari abasirikare. Kandi usanga tuvuga ngo turi abasirikare ba Kristo. Sava turanabiririmba turabasirikare beshi bogejwe mu maraso mwavuze ko mwoze mu mazi. Nuko muri make iki cyigisho nagiteguye hashize umwaka mvuye aho ntaragifatisha. Kuko ibi bintu tuvuga ni ibintu Imana iguha. Ni nayo mpamvu tutakwiye kubyiratana. Ishatse yakudaha ugakama ukabura n'ijambo rifungura. Ndabisengera mbwira Imana nkumva birambyiganira amari ku murongo ndawubura. Imana igihe kimwe numva ndahawe ndujurijwe. Tujya kugura imyenda. Narayiguze imyenda ya gisirikare ngura ishati nabanje gukoresha ishati n'igitambaro. Wabiguriye hehe konzi? Nabiguriye mu mujyi. Konzi ko bitemewe. Nabiguriye nturi nkondere. Hoya ni ihise. Yego ni imfashanyigisho. Ya daje sha ntago wayikoraho bakwereka. Ntago nanjye nabikora kandi. Uri kumva? Mbona ko icyo cyigisho kubera ama episode kizagira ntazi. Ngomba gushaka imyambaro. Ugikeneye ahabonye nambaye uwo mwenda agahita amenya ko ari cyo cyigisho. Ni icyigisho gikomeye. Hari ifoto nabonye uri ahantu niba wari uri mu ishyamba. Muri mera neza ndi kwigisha. Ndavuga nti n'ubundi uyu n'ubusanzwe menya atari umusivili menya atari mugenzi wanjye. Sinakubwiye ko mba muri 5 bataliyani musikoye. Yego negura icyigisho cy'umusirikare. Navuze ku rukundo bagira. Ukuntu mugenzi wabo arasirwa ku rugamba yanapfuye akamuheka sha. Imana ibahe umugisha abasirikare. I love you so much. Nanjye abasirikare ndabemera uko imyaka yo kujyamo. Imana izambabarire hazagira umwana wanjye ubumusirikare. Imyaka yarenze ariko ubundi ariko nanjye yitarenga sinari kuzapfa nk'igisivile ariko ntacyo nzaguma mu cya Yesu ntacyo ko kitoroshye. Hari n'igihe ngewe nibuka nashatse kujya mu gisirikare nkoresha na rugabire ngo njye kwikosa. Mbibuzwa nuko nari nkiri umunyeshuri. Rugabire se niyo bakorani. Icyo gihe baravugaga ngo niyo nkweto ujyana ku ikosi ntisaze. Akomana uzajya ufasha abasirikare. Nuko ngiye gutandukira. Ariko mba numva isengero zose ze muri iki gihugu. Uwangira nk'umuyobozi. Ati tuguhaye kuyobora igihugu wenda umunsi umwe. Uziki babashyira mu ngando. Izi sengero zose ubona zose babashyira ku ikosi. Ntago nashyiraho igiseke cy'ituro ryo gufasha ingabo ziri ku rugamba. Cy'itegeko ariko nononge nta n'imikino. Hajya mbabwira ni hano muratanga izi miliyoni kuko njya mbona amafaranga barya banayarira ubusa birirwa bafininira mu ntebe batagira n'icyo bakora. Umva birambabaje. Mwana y'igihugu waraye ku muhanda yicwa n'imbeho. Yego. Arenze igihugu. Okay, reka ntashyiramo n'amarangamutima y'umubiri nkata umurongo. Okay, uri kumva rata. Yego. Hanyuma rero nditegereza mbona icyigisho cy'umusirikare nta wundi nzatangaho urugero nta uhari. Ni ukuri k'Uwiteka muri iki gihugu cy'u Rwanda. Nta muntu n'uyu n'umwe ushobora gutangaho urugero rw'abantu bitanga. Umuntu wa mbere ni umusirikare. Havaho umusirikare hagakurikiraho umupolisi. Havaho umupolisi hagakurikiraho umuganga. Havaho umuganga hagakurikiraho umwarimu. Abandi mwese muri za civiliyani rwose mukorera ibihembo. Kandi ibi bintu nimubimpore. Mukorera ibihembo kandi nta nikosa mufite kuko buri wese nta mahitamo ye. Ariko base namwe ibyo mukora mujye mubikora neza. Yego. Hanyuma hari ibintu nagiye nigisha ndanyuramo ho gato. Navuze ku rukundo rw'abasirikare. Ukuntu umugenzi we bamurasira ku rugamba akabana yapfuye ntanamujugunye ngo ni intumbi akamukubita ku bitugu akagenda arwana. Hanyuma mbihuje na bene wacu bavuga ngo twaraguye twataye inzira bateye inda. Wa muhanuzi yashatse undi mugore. Wa muhanzi yabyaye hanze. Mbona ukuntu tubazana kuri kamera tukaza kubasebye no kubasesereza. Sanga turabashinyaguzi b'imirambo ya bene wacu. Imana ibeze. Hanyuma njya kuntu bakunda igihugu cyabo. Haleluya. Reka nze nkubwire Spiriye. Umusirikare yari kurwana. Nta kindi kimutera kurwana. Ntabwo arwana ngo azahembwe ku kwezi. Kuko ari akazi ko guhembwa bagahindura kajya gushaka kandi.
ahubwo arwana kugira ngo ibendera ry'igihugu cye rizamuke. Nicyo kintu arwanirira. Kandi ararwana akarinda atakaza urugingo. Muri make aritanga wese. Aritanga ntiyibuke ko yasize umugore wari kunda. Aritanga ntiyibuke ko umugore yabyaye agasiga uruhinja rufite ukwezi hakaba amaze umwaka atari kumwe na famiye. Aritanga kandi mu kwitanga ntabwo abazi yuko yari gukorera azayarya. Mu kwitanga kwa oya nta nubwo rega hari abari gukorera amafaranga. Ihangane. Uri kubyumva? Arwana ari ukugira ngo ibendera ry'igihugu cye rizamuke. Niyo ntego. Hanyuma mpita ndeba izi nyeshyamba z'Imana. Urabihuza? Inyeshyamba Imana ifite z'abahanuzi, z'abavuga butumwa, z'abicanyi zicisha indimi zabo. Ubu abantu bamaze gupfa kubera kwicwa n'indimi zabo. Nge ntago napfa, nge ndi afande mama Charlene. Ntago zinari inyoni zaneye ku bitugu, nge nta muntu wanyica. Hari ahantu nakoreye ikosi. Ndavuze umusirikare biramurengararira. Urayatekereje ikosi. Urumva? Ibendera babona rizamuye iry'igihugu bakishima. Yarangiza ati ahwi gaserebura. Ati intsinzi yabonetse. Ariko za civiliane z'Imana, izi nyeshyamba Imana ifite, iyo yariye ibirayi ahita avuga ngo amina. Umva nawe ibintu arya agahita ajya muri toilette. Hakicara ngo Imana ngo yankodeshereje ukwezi akumva ko birangiye yafashe igihugu. Civiliane yambaye costume akazana kuri kamera ati sigaye. Bira no gushima ariko sibyo kwirata. Yaba yabonye inzati ntuye ibintu twirata za civiliane zatani na zade mobe n'inyeshyamba. Nibyirato nyine by'inyeshyamba. Yego. Ntegura iki cyigisho kugira ngo nigishe abakirisitu kuba umusirikare mwiza wa Kristo uhesha ishema igihugu cye. Yego. Kugira ngo niturwana ntitukarwane kugira ngo turye ibirayi gusa, ahubwo turwane kugira ngo tuzamure kugira ngo ibendera y'igihugu. Erega ibendera ry'igihugu yo rizamuye amahoro aba yaje. Ibyo birayi nabyo urabirya. Iyi bendera rizamuye ayo mazu nayo muryamamo mugasinzira. Ese ibendera ritazamuye ra ibirayi byaba nta n'isoni. Ibirayi byakumarira iki? Ubu se ntimwahunze mugatimi imirima y'ibirayi? Ntago mwataye ibiduka byanyu bifunze? Mwarabiryaga? Iyi bendera rizamuye ry'igihugu rikazamuka ritari hagati rikagera hejuru, igihugu cyatsinze. Vuga ngo nzarya ibirayi, nzarya niki, ariko urarya ibirayi ibendera ry'igihugu cyacu ryamanuwe n'amajipo mwirirwa muzamura na za risani mwirirwa mufungura n'izo nda nini zanyu, ubugambanyi n'ubugome, amatiku n'ubutindi, ishyari no kwangana. Ibendera ry'igihugu cyacu riramanuka, namwe mwirirwa mwirata iki? Yego. Hanyuma rero uyu munsi yari incamake. Hanyuma umuntu ugize amatsiko asubira inyuma muri ayo ma episode yandi yabanje arebe uko wavuze ku musirikare, ariko umuhuza n'ubuzima busanzwe bwa Gikristo. Icyo dukunda kuvuga ngo ndi umusirikare wa Kristo, tujye tumenya ibyo ari byo tuvuga. Kandi nanjye ndumva harimo inyigisho ikomeye cyane. Umusirikare wa Kristo urukundo agira ni rw'uyu munsi wa mukristo we ufite, kuko turi abasirikare. Ntabwo uri kumena imiceri muri ya mifuka batwaramo imyanda hari mwene se uri kuburara. Ibintu nk'ibyo reka ibyo tubyihorere. Uyu munsi rero utuzaniye muri episode ya 31 utuzaniye iki? Ari nayo mpamvu waje wambaye uyu munsi. Muri iyi episode ndashaka gusobanurira abantu episode ya 30. Ndashaka gusobanurira abantu
iyi ni ya 30 cyangwa 31? Oya ni ya 30. Yego. Ndashaka gusobanurira abantu ukuntu umukristo w'umusirikare turabihuza. Ndagenda ntanga ingero nizo nkoresha murabizi. Uyu munsi ndi buvuga mu mazina y'abantu aba babiri. Abo ni bande? Uyu munsi ndigisha kuri Scovia, mvuge no kuri Brigitte. Ko bitari usanzwe uvuga ko bantu mama Charlene noneho. Iyo abantu 10 bapfuye ariko ugakiza abantu 1000 ntabwo Imana ibiguhora. Reka nze nkubwire gato. Iyo mvugo ni ya gisirikare. Hari igitonde, hari akakanu zagakurimo. Hari igitendo ukorera ku rugamba. Hari ibintu ukora ugahita uvuga uti iki gisasu ni nke kubita hano. Ndi kubona ko hari za civilian ziri bupfe. Zinzira karengane. Ariko ukabona yuko hari abantu bari bupfe ugakiza miliyoni. Basi ugahumiriza aba bantu bagapfa ariko akagira abakira. Muri urwo rwego njemo uyu munsi ndacyari mama Charlene wa wundi utazicara ku mazina y'abantu. Ariko kuko ibi bintu ngiye kuvuga ngewe mvuga ibintu nakaraza ururimi nk'ishuro 14 atari 7. Yego. Kuko ibi bintu ushaka kwigisha bene wacu. Niyo mpamvu nayakoresheje kandi ndayakoresha kuko ndababaye. Kandi ndashaka ko twiga kandi reka nkubwire. Ndashaka ko ibi bintu abantu baza kubyumva ubyumve utandakariye. Utarakariye Scovia ndetse nturakarire na Brigitte, ahubwo uze kumva amagambo ndi buvugemo. Kuko niwe biri bugirira umumaro kuko njye wibimbigisha narabifashe. Yego. Hanyuma mwabibonye ko naje nambaye imyenda idahuye. Rwose mwabantu mwe bari bubereke ifoto nta gisirikare na kimwe cyambara imyenda imeze gutya. Ntago kibaho. Ntago kibaho pe. Ingofero ukwayo, ishati ukwayo, ipantaro ukwayo, n'inkweto ukwayo. Muri make nta gihugu kibaho ku isi cyambara gutya. Ariko nkurahiye Uwiteka ko abakirisitu bubu n'abakozi b'Imana nuko biyambariye. Iyi nkweto ubwayo ubona ise wayijyana ku rugamba. Niko mureke mbabazi. Ubu iyi nkweto nambaye kweri wayibonye? Bari kuyibona. Mwabakirisitu iyi nkweto wayijyana ku rugamba wakubitana n'ihwa ryitwa umushubi se shamura wuzi wumbaze ninge bajya kujya gutashya inkwi mu bihuru. Hari abawuzi. Iyi nkweto yinjiyemo n'umusumari yahita itoboka. Iyi nkweto ihuye na nyarihuna n'ihwa ryitwa nyarihuna yahita ishwanyagurika. Nanjye no bwa mbere njye. Iyi nkweto yirukankanye mu ishyamba uri ku rugamba muri make. Kahita kanacika. Iyi si inkweto. Sizi mwambaye. Hanyuma ndebera iki cyangwe ngo ni ingofero. Iki ni cyangwe cyo gutemberana kujya ahantu. Iyi ngiyi yo rwose ukuntu iforomye. Ushobora gutambuka ahantu igiti kikagufata. Kuko ntaho ifashe. Ntaho ifungiye ngo umutwe ukomere. Mbese niyo umurimba civilian nayo yahita itakara. Sizi ingofero mwambaye. Ubutumwa bwiza sobwo kuza mwirwa muvuga abandi kuri kamera. Kandi mufite Bibiliya yuzuye. Uzi Bibiliya impapuro zirimo. Uzi isezerano n'irya kera. Umuntu ugasanga ntarasoma n'amapaje 2 ngo yarangize. Akitwa titire runaka. Ariko ugasanga nta na rimwe araza ngo ababwire ku buhanuzi bwa Yesaya. Nuko reka nze mparenge. Hanyuma reba n'iyi pantaro. Reba n'iyi shati. Ariko se warebye n'ukuntu nayifunze. Ubu nkimana kuyifunga gutya. Civilian wuzuye. Muri make nta ibi bintu nambaye izi ni form. Nta gihugu gifite abasirikare bambara gutya. Bishatse kuvuga ngo nuko umukirisitu ahagaze muri iki gihe. Hanyuma ndashaka kugira icyo mbabwira kuri iyi episode ya 30. Hari ijambo nasomye. Urumva Cyprien? Cyangwa ari icyo ushaka kwanza kumva? Oya ndakumva. Hari ijambo nasomye. Hari ijambo dukunda kuvuga. Ngo nitujya mu ijuru. Hari abantu tuzahasanga tutakekaga. Ariko hari nabo tuzabura twari tuzi ko bazaba bahari. Ya jambo uzi ko ari ukuri. No kuvuga ngo nitugera mu ijuru.
hari abantu twakekaga ko ari bo ba nyir'ijuru tutazahasanga, hakaba noneho n'abo tutakekaga. Sawa. Hari abo tuzahasanga, hari n'abo tuzabura. N'urugero ushatse gutanga. Yego. Ibi bintu iyo bisobanuriye abantu ntago babyumva, ariko nge narabyumvishe nje no kubyigisha abantu kugira ngo tuve mu byo turimo, kandi nkubwira ntisize, kuko urugamba rwo gukizwa ndiho nirwo uriho, nanjye ndimo. Twese turi ku rugamba. Ndabikubwira nanjye nkibwira, kuko nibyo ndwana nabyo buri munsi, kuko ngewe Cyprien inaha narahababariye. have hari ukuntu ngo Imana izafata mushwari gahanagura amarira. Narahababariye, nge ngomba kurwana kugeza igihe nzarigiramo, kuko ntarigiyemo no nzi ko ntazarijyamo, ngiye ibi bintu nahita mbivamo, birandushya biranamvuna. Hanyuma iryo joro maze iminsi mbitekereza, kandi turashimira yera itunyuza mu byo tunyuramo, ni ukugira ngo tubone isomo, kuko nta na rimwe umuntu azigisha ibyo atize, ntabwo bishoboka. Maze iminsi nkurikirana umugore witwa Scovia, yihangane muvuge, ni ukuri sinjya mvuga abantu harimo kwigisha, ni gakeya. Ndabizi. Scovia, wihangane nkuvuge mama, mubyeyi mwiza. Scovia yego, urwa Gasabo, mama urwa Gasabo. Uriya mubyeyi sinzi aho atuye, nta na rimwe ndamuhamagara, nta na nimero ye ngira. Icyo nzi nuko njya mukurikirana. Yego. Uriya mugore maze igihe mwibazaho, nkareba ibintu avuga, nkareba mwitegereza, noneho burya ibintu umuntu avuga uhita ubona ko hari abo bigirira umumaro bitewe n'ibyo avuze. Narebye ibiganiro akora, mbona ukuntu agenda akajya no ku rugamba. Aho da Bego umubyeyi urakarama. We wabonye atari umusoda? Ahubwo uriya Yesu we. Uriya yahagararira n'ingabo. Yego. Reka nkubwire. Narabyitegereje ibintu byinshi bimbera isomo. Ndamwitegereza. Kandi noneho mwitegereje sanga ibintu akora si ukugira ngo atwike. Kuko afite n'ubwenge bwinshi, afite ashatse no gutwikura mubyeyi yatwika kandi hakanacyo. Ahubwo afite impano, sibyo, yo kwitanga, wagira ngo yakivuyemo nawe, ariko cyangwa ni nawe mwibanga ntawamenya. N'umuntu uvuga ibintu mu nyungu z'umuturage, ni ukuri kose. Avuganira umuturage. Kandi akavuganira umuturage adashyizemo imiyaga. Wenda uba urafande runaka nta miyaga gushyiriramo. Wenda uba uri meya, wenda uba uri minisitiri, Imana yayisaka we, wenda uba uri igikomerezwa gikomereye mu nyungu z'umuturage, ahita bizana neza akaguhamagara. Yego. Hanyuma nongeye no kureba byinshi avuga. Icyambere nuko nabonye abikora mu nyungu z'abaturage. Icya kabiri nabonye nuko ashobora kuba ari mu bagore bangwa n'ababa yavuze. Ko nimba avuze ati runaka dusobanurire ibiri kubera. Ahita mu rworo uwo hamagaye uko biri kose, harimo abamwumva ariko hari n'abamurwara. Kuko umuntu umeze gutya si ngombwa ko werekwa ko afite abanzi. Abafite abanzi n'abashaka kumuca umutwe baba bahari. Nubwo ntabyo nzi ariko ni itegeko. Kandi abamurwanya n'abamwangani ba nyiramakosa burya. Ni ba nyiramakosa. No, abishyira hamwe nk'inzoga y'itende ni ba nyiramakosa bayavuza amakosa yabo. Ariko muri kwa kuvuga amakosa yabo, wa muturage sha. Urumva? Wa muturage utararenganya Barongo, wa muturage utazi aho stade Nyamirambo yubatse, wa muturage utazi uburenganzira bwe, wa muturage utazi itegeko rimurengera rinamurenganura. Yego. Wa muturage utazabona perezida vuba, bona perezida vuba aje ahantu ngo amugezeho ikibazo. Wa muturage utabona n'uwo yandikira ngo arenganurwe. Aramuvuga. Bamwe basezerera mu nkiko ati ogenda watsinzwe babinyujije ahantu.
wa muturage batwarira ibye akanuye kuko nta umuvugizi haramuvuganira ndabeshya oya ntago beshya ayumva kandi cyo si cya kabiri nasanze imigisha uyu mubyeyi abantu bamusabira iruta imivumo abantu bamuvuma imigisha irafata imivumo igapfa ubusa yewe iyo bitafataga ko tuba twarabembye nge mba narabembye narapfuye nabi nasanze uyu mubyeyi hari amamusabira umugisha kandi nanjye mu bantu ba mbere bawumusabiye mubyeyi urakagwira urakagwiza ujya unamusengera ubu se nimba asigaye nsengera abapilote batwara indege ntayizihoramo nta naho tuziranye nananirwa gusengera umubyeyi nk'uyu w'imfura w'intwari ariko gusengera abapilote babitangiye umunsi nabitangiye nge mu ndege navuga ariko have two guta umurongo uyu mubyeyi arakagubwa neza we n'abamukomokaho bazahirwe bagere kure yego Scovia ntago ajya afata bibiliya Scovia ntago ajya avuga n'itorero asengeramo kandi arasenga ntago akora ibintu nk'ibudasenga yego nta na rimwe yari yaza ngo abanze asengera ibiganiro akora muri make ni umuntu ukora muri iki harya bayita ngo icyari gospel akaba muri sekira yes ibintu bye yifitiye izina ryitwa mama urwa Gasabo harya ntiyigeze ashyiramo ngo iyobokamana TV cyangwa iriba TV reka nivugira utazankubita yego cyangwa ngo gira neza TV ngo ajye gushyiraho nyine mama Charlene wafisha kuko ari umuvuga butumwa yishyiriyeho mama urwaga bishatse kuvuga ngo ntaho ahuriye n'ibi bintu byacu yego imigisha Scovia bamusabira iriya migisha nimba kuvuga kwe hari ibibazo avuga leta ikabikurikirana ikarenganura umuturage buriya bipusitsa abazi guca bugufi imbere y'Imana iyo biherereye ati Mana nkweretse Scovia kuko niwe wabigize gutya aha hantu mu nkurikirane yaba hari umuturage yavuganiye hari hahiye umuriro ugahita uzima yavuga ati wa mubyeyi wakuri YouTube Imana imuha umugisha hagira umuntu ufungurwa kubwe cyangwa se n'uwo bimenyekana ko ari kurengana kubwe aho arakavuga ati gusa rwose nagiriwe nabi ariko umugore witwa Scovia aya magambo iyi migisha banapfukama bakamusengera ibi ni ibintu bimuha amahirwe yo kuzagirirwa neza n'Imana kuko iyo umuntu ari gukora ibintu byubaka abantu iyo umuntu ari gukura abantu mu marira akabashyira mu byishimo iyo umuntu ari gukura abantu mu kurenganwa akabashyira mu kurenganurwa iyo umuntu ari gukura abantu mu gahinda akabashyira mu munezero iyo umuntu ari gukora ibikorwa nk'ibi iteka ryose imigisha bamusabira n'ibyo bamwaturaho Imana ijya yururuka ikaza kureba Imana ishimwe iyo ije kureba ntago reba yuko ari umuvugabutumwa muri ADPR iyo ije kumwitegereza irakabyara ntago iteye nkatwe ntago iza kureba ngo yabatirijwe uzabaze kandi iyo ije kureba ntago iza kureba ngo harya afite urusengero ngo yabwirije bangahe ihita yumva amajwi ayihamagara ngo umuntu witwa runaka urenganura abantu utabara abantu icyo kikayitera kuza igahita yicara yego biriya rero bitanga n'amahirwe yo kuba warijyamo ijuru cyane hanyuma ntaramuvaho nimba umuntu nka Scovia nababwiye ngo ibyo kuvuga ngo akorera amafaranga mu byihorere hari ibindi yakora ahubwo akajya n'abashyirishamo akabashyirishamo akanayarya ntimunarenganurwe nabyo yabikora kandi bikinjiza umuntu akamuhamagara ati Scovia rwose ungire mu kibazo sibyo ungire mu kibazo ngiye nakoze imikosa ariko bimeze gutya ariko reba ukuntu ndundarunda ntiyaza kumurundarunda akayarya bishatse kuvuga ngo afite ubutwari n'ubwitange reka nkubwire ukuntu uyu mugore yanteye kumutangaho urugero nkuko ndutanga ku musirikare nararebye ndavuga intu uyu mubyeyi ibitutsi bamutuka narabisomye nabyo ma comment
Oya hari n'umuntu twigeze tuganira atari ko uyu mugore wigize ishyano witwa Scovia ku mutima nubwo nawe hari ibinyanga ufite ajya kubitaho ku binyanga byawe none se arinda mutuka baraturanye baraziranye yamugize ati yego nzi ko ntacyo yamugize ubwo ari igihe ufite ibinyanga mu mutima hanyuma nyine injajwa burya ziranamenyana kandi iyo uri injajwa ugira inshuti z'injajwa nuko umuntu utwaye imodoka nta perime atinya umupolisi yego kandi burya abantu batuka polisi mu muhanda kenshi n'abanyamafuti tubyumve gutyo yego nimba komeza gukora ibintu bituma bamutuka agakomeza kuguma mu bintu bishobora no kumwicisha cyangwa bikamufungisha kubwo abagome bamugambaniye ariko agakomeza kubivuga agakomeza kubikora agakomeza kubibamo uramutuka se biramureba agakora ibintu nk'ibi ngibi bituma agira inshuti nkeya wenda cyangwa akagwiza abanzi benshi ariko ntaceceke nahise nza hano iwacu ubu niho nkatiye Scovia yamuvuyeho niba ngombwa ndamugarukaho mureke mbabwire Spirius turi abakozi b'Imana Imana ifite abagore bafite isengero bafite ukuri nko kwa Scovia ntago mu nsengero haba hakirimwe amabandi erega mu nsengero insengero ziriho harimo inyigisho zo kwereka abantu ko Imana igira neza kandi ko kwigira neza Imana igira neza sibyo ariko bafite amakosa yo kudacukumbura ngo binjire mu byaha bishobora gutuma umugisha w'Imana utakugeraho babigisha ko iyo wasenze urya ibirayi ariko bakirengagiza ko hari abantu badasenga kandi babirya bakabimena yego babigisha ko Imana ikura ku cyavu ikakwicazanya n'abakomeye bakirengagiza ko abakomeye bose batasenze hari n'abakomeye batemera Imana izi nyigisho bari guhemukira abantu iyo abantu babwizaga ukuri abandi iyo muri izi sengero bacukumburaga bakabwira abakirisitu imbaraga ziri mu byaha bakora ko nyuma yo kurya ibirayi hari ahandi tugomba kuba Spiriye mbese dufite inyigisho zidukundisha inaha tuzabona abagore tuzabona abagabo tuzahindurirwa amateka tuzaba ibyamamare tuzaba mu mazu n'abana bacu tuzurira indege mama shenge ariko ntibarenge urwego rwo kujya mu ijuru ko nyuma y'ibi bintu bizashira tukajya mu ijuru iyo rero abantu bagiye kwigisha ku ngingo yitwa ijuru habamo gukubita utababarira ukabaga nta kinya kandi nubabaga bari busohoke tu nubabaga barasohoka abantu akeneye ko aza mu rusengero yakicara ukamubwira ukuntu ineza y'Imana ni nayo mpamvu burya bagira umuriro umeze nk'uw'amashara iyo bari mu rusengero babatera ibinya by'amagambo bababwira basohoka bagasigara mu muba bagasubira mu mubabaro wabo kuko ziriya nyigisho ntago zijya zifata mu mitima niba abandi bakizwa mu gitondo nimugoroba bakagwa kandi ikindi mu nsengero z'ubu barimo kwirahuriraho abantu kugira ngo baze buzure babuzureho ariko ntibuzura ku Mana niyo mpamvu kuko batigeze bafata ku Mana nabiyo batambutse urabamenye usanga ari mu rusengero amaze gushaka abagabo 4 akicara mu rusengero yirirwa twara abagabo b'abandi ari bumujyana ariko ejo apotre runaka cyangwa pasiteri runaka ari bumubwire ngo ineza y'Imana irakumurikiye urukundo rw'Imana rurakwere haleluya ibintu by'ibinya ushyiramo umuntu yasohoka bikamuvamo uyu mugore Scovia abaye nk'umushumba baba data we yazajya babwiza ukuri turamwimika rero ntago yabikunda oya nagume mu muhamagaro awukore neza Imana izahamuhera umugisha hanyuma Imana mbere yuko ndenga Imana ifite abagore nka Scovia bafite isengero nka 5 hari amanyanga n'amafuti yagabanuka sibyo kuko abantu benshi bakora amafuti kuko bazi ko nta n'umuntu babwira ko ibyo bakora ari bibi uri kumva umukobwa aza mu rusengero yaratendetse abasore nk'icumi
ukamubwira ko Imana igiye kumuhitiramo, ariko ntumwigishe kureka gutendeka. Yego, umugore aza mu rusengero, wenda ari umugore w'Imana nka mama Charlene, ukamubwira ko Imana imuhaye amahirwe ya kabiri, ariko ntumwigishe ngo yitonde areke gutwara abagabo b'abandi. Yego, hanyuma umusore yaza mu rusengero ukamubwira uti Imana itanga inkwano, ariko ntumwigishe ngo umubwire ko abana yirirwa kurira mwinda aba yateye inda. Hari ibintu byinjiza umuvumo. Muri make ashatse kuvuga ngo Imana yagushije ishyano. Yaba yari ifite rero abagore nka 5 bafite isengero i Kigali, hari ibintu by'imihirimbiri bitaba mu nsengero. Imihirimbiri ni abantu bahirimbiriye mu byaha kandi bigishwa buri munsi. Insengero ubona nta muntu nawe wenda ugerageza aho ngaho rwose icyo cyigisho nzagitegura. Ibyo kugerageza si ibyo mvuze no mu bantu bafite isengero, nuko nguko nigishije kuko niwo mwuka ndimo wingerageza. Hanyuma ndashaka kukubwira ukuntu Imana yapfushije ihagaze. Tugiye kuvuga ku mugore witwa Brigitte. Kuri Brigitte ndumva kandi impamvu ushaka kuvuga kuri Brigitte nuko si bishop ni bishop hano. Aho ntiwaba ugiye kumuvuga kubera ko nawe yamvuze. Okay, niko muri bubifate. Yego, ariko ntago ariko kuri. Nabuze undi mugore, nta wundi mugore natangaho urugero. Ukivuga Brigitte natekereje ko wenda ari ukubera ko ubushize nawe yakwatatse akagira ibyo avuga, ariko ntacyo, reka twumve icyo ugiye kuvuga. Impamvu utari buvuge kuriya, iyo abantu banyatatse sindaza kubataka. Urabizi, kandi abantu banyatatse nje kubakorera ibiganiro sinabona umwanya. Ikindi ntabwo nakora iryo kosa, kubera yuko cyane ko nta nivuga butumwa. Umva ahubwo agashya, ijambo ryitwa kwataka rigiye gutuma abantu baba imihirimbiri. Iryo jambo ngo nje kwataka, ijambo ryitwa kuza kwataka abantu, nimudapfa muzamugara. Nza makosa ari mu kuvuga ngo uje kwataka. Rira ni ijambo ribi rizatuma abantu baba imihirimbiri, n'utu tugambo birirwa bavuga ku buryo uzabashaka ukababura. Ntabwo ari ijambo ryiza. Ikindi, iyo abantu bakuvuga utabavuga, ntabwo ikibazo ari uko bakuvuze. Ikibazo gishobora guturuka kuko wowe wabavuze. Ikibazo si uko bakwanze, ahubwo ikibazo gituruka muko wowe wabanze. Ikibazo si abaguhiga, ikibazo nabo uhiga. Yego, ntimubyumve uko. Hanyuma si umupasiteri ngo ni umushumba afite itorero. Yego, tugiye kubihuza kugira ngo, kandi nimvuga Scovia ntuhite wumva Scovia wenyine, turi bumanuke tugere n'ahandi. Ndi butanga urugero ku muhanuzi no ku mupolisi, turi butanga urugero ku muvugabutumwa no ku musirikare, ndi butanga urugero kuri gitifu na pasiteri. Ndatanga ubutumwa kuri meya, mvuge no ku bayobozi bayoboye amatorero. Ni ibintu ushaka kuza kuvanga. Hanyuma ndi bubereke ukuntu hari abantu bakora imirimo myiza badakoresheje Bibiliya, bafite amahirwe yo kujya mu ijuru no kubana n'Imana no kubona umugisha uturutse ku Mana. Noneho mbabwira abantu bafite iyo Bibiliya n'iyo misaraba n'ayo mazina biyambitse, bashobora no kutazinjira mu ijuru, n'umuharuro wo mu ijuru na tuwarete yaho bashobora kutazayicaramo kubera ko biswe amazina yonyine. Niho impamvu natanze urugero kuri Brigitte, nuko nashatse gutanga urugero ku bakozi b'Imana, ku bagore cyangwa ku bantu bakorera baba mu bintu byabo bakabibamo neza. Brigitte ni bishop. Yego, ni bishop. Kuvuga ngo ni bishop bivuze ko ni umukozi w'Imana. None se reka nze nkubwire, buriya Scovia hagize umuntu winjira akamusanga mu ijuru yicaye ku ntebe ya mbere, wazakebuka. Ntabwo ibi bintu mvuze nciriyeho abantu iteka. Yego, nta nubwo uri guca imanza. Simvuze ngo Scovia kuriya, ibi mvuze nibyo bizamujyanamo. Kandi nta nubwo mvuze ngo Brigitte ngo ibi bizaba ari byo bimurimbura. Icyo nari nshatse gusobanura no kuvuga ni rwa rugero natanze, mvuga ko nitureba nabi nanjye kanishyiremo, hari abantu tuzasanga mu ijuru
tutatekerezaga ko bajyayo. Mbese ni nkuko wagera mu ijuru ku ntebe ya mbere ukahasanga Brian, DJ Brian, hanyuma wakinjira ukabonamo mama Charlene ntahari. Ibi bintu ntibyaba bitangaje kubera iki? Ibi bintu narabyiyitiriye, ibyo nitiriwe Imana, nirirwa mvuga Imana mu gitondo na nimugoroba. Wewe utanze urugero kuri DJ Brian nuko mukunda ho yavuga nanjye ndwitkutanzeho hari icyo. Yego, impamvu ntanze urugero kuri DJ Brian nuko atari yaza ngo yirirwa avuga Imana mu kanwa ke, ariko ngiye mpora nyivuga. Ariko avuga ko ari umwana wo mu batambye, nawe ni n'umwana w'Imana ahubwo. Si nk'ibyo byose se ndaje nkubwire. Nese bari abana gaburira, reka no guta umurongo ndabigaruka. Yego, bari abana gaburira bo ntibazatuma rijyamo. we si umurimo w'Imana se? Oya, tubyihorere. Niho naringeze. Ntita ku mfubyi. Ni nka wazashanga Brian yicaye ku ntebe ya mbere, hanyuma ukazasanga ngiye nicaye he ntanahari. Tubihujije ibi bintu ntibyaba bibabaje. N'urwo rugero ngiye natanze kuri Scovia na Brigitte. Brigitte ni umubishop. Yego, Brigitte afite urusengero ngira ngo hari. Ntabyo nzi kuko dusigaye dufite ababishopu n'abapasteri b'amazina batagira isengero. Kira nacyo ni ikibazo kuko nta musirikare n'umwe utagira batayo abarizwamo. Iyo uri igitifu uba ufite biro, uri meya uba ufite biro, n'ukuri n'umukozi wa mituweli agira aho abarizwa. Yego, ubwo rero bayi pasiteri utagira urusengero nuko gusengera ukarugira kuko uteye agahinda. byaba ari kwizina. Oya, ni kwizina. Uvuga ngo biranababaje, tuzabishakira isomo ryabyo. Kuko nimba witwa kuri Brigitte, ukaba witwa kuri umushumba, ukabuza kuri kamera, ntusome muri Matayo na rimwe ngo abantu bakubone, ukaba utarahazana Bibiliya n'umunsi wa rimwe, munyumve neza, ukaba utaraza ngo wigisha abantu ngo mujye mureka gukora ibi mukora ibi, ukaba utaraha inama urubyiruko, ukaba utaraha inama abahanuzi, ukaba utaraha inama abantu ngo babwire uko bakwiye kwitwara neza, tukaba tutarakubona nta na rimwe uraririmba n'agakorasi k'Imana, ukaba utaraza kuri kamera, kuva mu itangiriro kugeza mu byahishuwe utahadusomera, uri bishop nyabaki. None se ubwo sibyo nari mpuje mvuga ngo Scovia Imana ishobora kumukebuka, yamarira yahanaguye abanyarwanda kubw'impano ze zo kugira neza, akabona amahirwe y'umugisha no kujya mu ijuru. Hanyuma mvuze yuko Brigitte ashobora no kutazahagarara, ariko ibi bintu ndi kuvuga simuciriyeho iteka. Nta juru ngira ngo nzajyanamo inshuti zanjye, nta n'umuriro ngira ngo nzajyanamo abo nanga. Kandi nyuma y'ibyo tubona abantu bajya bakizwa bakarijyamo. N'urugero natangaga, utahamusanze no ku muharuro w'ijuru ntibahamwicaze, wavuga ngo kuki ataje? Ese yari kuhajya ati? Yari kuhakandagizwa n'iki? Nimba koko yarahamagawe n'Imana, ntaze ngo yigishe ijambo ry'Imana, ahubwo akaza kubara inkuru z'abantu. Kuko se ngiye yabaze ngenyine, ukaza kubara inkuru z'abantu bampora iki, yagira ikibazo abanyamakuru bakaguhamagara ngo uvuge kuri bampora iki, urinda uvuga ngo bampora iki, wavuze kuri Habakuki ko ari wuzi wigiye. Yego se, barakubwira bampora iki, wigeze ubana nawe mu nteko ishinga amategeko? Ariko birumvikana. Wowe bampora iki ntawuzi? Nimba koko ari Imana yaguhamagaye atari bya bikotoro babakotororaho bakabasiga, vuga kuri Habakuki bampora iki mureke. Ati bya bikotoro. Umva ikindi. Yego. Nimba koko uri bishop, uri umukozi w'Imana, bishop tubireke. Kuko nimvuga umukozi w'Imana, uhita ujye no kubahanuzi dufite, uhita ujye no kubavuga butumwa, ujye no kubahanzi, n'abitwa abantu basenga baza kuri kamera. Kuko hari n'abanindi bwinjiremo. Yego. Nimba uzi kuri uri umushumba uragiye intama z'Imana, ukoresha Bibiliya, kuki wowe utagira impungenge zo kuvuga ngo kuki buri munsi bampamagara bambaza abantu, kuki batambaza amateka ya Mose? Yego. Amina. Kuki batambaza amateka ya Mose bakambaza ya mama Charlene?
Mose k'umutunzi wawe mama Charlene mukamutanaturanye. Ibi bintu sindi kwigisha Brigitte, ndi kwigisha abantu muri rusange b'abakirisitu ngo mujye mubabo muri bo. Nitutabihindura abo tudatekereza bazaridutangamo, abo dutekereza turi buremo. Kuki batampamagara ngo mvuge amateka ya Debora? Kuki batampamagara ngo mvuge amateka ya Yosuwa? Kuki bataguhamagara ngo uvuge amateka ya Yosefu? Kuki batampamagara ngo mvuge amateka ya Mariya? Aka kantu ujye ukitondera. Nimba ngewe umuntu ashobora kumbwira ngo mama Charlene, iyo umuntu ampamagaye abazi ibyo agomba kumbaza kuko domaine yanjye barayizi. Kuri mama Charlene official urahasanga icyigisho cy'umusirikare, urahasanga ategura ejo rubyiruko, urahasanga menya n'ubu mumenya nibi mu bubatsi, uri buhasange kera n'ubu hitorero, urahasanga hakorwa iki mu itorero kera n'ubu mu itorero, n'ibiganiro bibaho. Hari n'ibindi birenza mu itorero ko no mu cyo kiganiro gikomeye. Urahasanga ubuhamya aho nigisha abantu kwihangana. Yego. Urahasanga ubutumwa aho mbwira abantu ngo uwakwanze ntacyo yaguhombeje, n'uwagukunze ntacyo yakunguye, yakugiriye umumaro ni yahabaye. Urahasanga ubutumwa. Kuki mumenya amasaha atangira iteraniro, asoza iteraniro, ntimumenya atangiza iteraniro. Urahasanga ubutumwa. Ubufindo mu bubatse, abagabo barira muri baze n'abagore bakarira muri soprano. Uri buze kuri cano yanjye nushaka rero kuntumira, uri bumenye ibyo mbaza. Ntago uri bujya kumbaza abantu kuko uzi ko iyo atari domaine. Ni gute baguhamagara uri umukozi w'Imana bakakubaza ku bantu kandi ufite Bibiliya? Uzi ko abantu bashobora kubaza ukabasubiza ukoresheje Bibiliya? None nawe ko bari buze kuvuga ko uyu munsi wibasiye abantu. Oya tubyihorere. Icyo bavuga, Imana izi intego iri mu mutima kandi izi ko uwo mwuka utambaho. Kandi ibyo bavuga byo wihaye ibyo bavuga nta nubwo nazagaruka kuri kamera. Hanyuma rero wenda byumvikanye byose, watangaga urugero kuri Scovia ndetse na Brigitte. Oya ariko sinsoje. Yego. Ntago nshoje kuko ahantu ndashaka kuhavuga. Ariko nashakaga n'ubundi kukomerezaho, ariko unatubwira kugira ngo ibintu bize gusobanuka, umukozi w'Imana uze kutubwira umukozi w'Imana. Niho rero nshaka kugera. Yego. Niho nshaka kugera. N'uburyo bwo gukorera Imana. Yes. Yego. Niho nashakaga kugera. Muri make nari ntanze urugero kuri we. Yego. Nimba twitwa abakozi b'Imana, tuze tuje gukorera Imana. Niba nambaza ku muntu, muvuge nkoresheje Bibiliya ntangemo ijambo rikiza. Hari abantu bagiye bambaza, bigeze bambaza kuri mama Vanessa muri bya biganiro, mwene wanyu yabigenjeje gutya. Mfite ibyo nabasubije kandi havuyemo isomo kandi ntawe narimbuye. Yego. Bambajije kuri Mutesi, mfite uko nabashubije kandi ibyo nabashubije havuyemo isomo kandi nta muntu nigeze ndimbura. Yego. Hanyuma niba nampamagara ngo vuga kubibaye, ikosa si ukuza kubivugaho. Vuga wubaka. Vuga wubaka. Unabisengere. Ni ukuri kose nubona ntacyo kubaka ufite, uceceke. Yego. Kuko uriya muntu ushenye naho yaba yapfuye, hari imiti twamuha akazuka. Kandi abantu babereweho natwe abitwa ko turi beza. Si byo rata? Nibyo. Abazimu bagize abazima baba bazima. Yego. Abazimu. Kuko abantu babi. Abazimu bagize abazima baba bazima. Ariko ubwo ni babazimu. Abantu babi hoye. Hari abazimu regana, hari abazima babi barutwa n'abazimu. Narimvuze ngo abo tuza kuvuga ngo ibyo bakoze sibyo. Kuko si benshi bavuga. Ibyo bintu batakoze rero dufite kubabera umuti bagakira. Yego. Ndashaka kubwira abantu ngo nibashaka bumirwe banatangare. Ntuzatangazwe yuko umupolisi uri gukora igipolisi neza uko leta yamutegetse
kuko nta muntu bigeze batuma kujya guhemukira abantu mu muhanda. Azaruta azaruta umuhanuzi wirirwa tuburira abantu ababeshya. Umuvugabutumwa witwa ngo ni umuvugabutumwa uteka imitwe arutwa n'umusirikare. Amina. Kuko uriya musirikare ashobora kuzarengerwa n'umutekano yazaniye igihugu. Yego. Kandi atazi no guhamagara Imana. Yego. Ariko uyu muntu witiriwe Imana nta ngingo izamurengera n'imwe kuko ari igisirikare ntiyakigiyemo. Kandi no kuba umuvugabutumwa ntigeze avuga ubutumwa bwiza, yaje kuvuga abantu hano kuri kamera. Hanyuma ndashaka kukubwira ngo abantu bashinzwe umutekano babikora neza koko bashobora kuruta abanyamasengesho birirwa baca abantu amafaranga kugira ngo basengere abantu. Noneho bajya no gusengera abantu badaciye amafaranga bagasengera bene wabo. Abana banjye, umugabo wanjye, imirima yanjye, ubutike yanjye, iduka ryanjye, inka yanjye, ihene yanjye n'inkoko yanjye. Narishatse kuvuga ngo abantu bo hanze bari kubikora neza. Hanze. Umuganga abo navuga ngo badakijijwe. Yego. Bataba muri ibi bintu. Umuganga wavuye neza umurwayi atarobanuye ku butona akamukurikirana n'umutima we. Akamuha ubuzima. Nta hantu ahuriye n'umunyamasengesho uhamagara ngo ngwe nusengera ati nutama 30. Nutama 10, nutama 20. Hanyuma se muganga najya mu ijuru uwo mutubuzi ntarijyemo uzajya kurekarama. Muganga yajyanyweyo n'ibikorwa byo kugoboka abantu. Wowe ugiye kuzimu kubera ko misiyo yawe utigeze uyubahiriza. Hanyuma gitifu wabyitwayemo neza. Naruta pasiteri ntimuzababare. Ni nayo mpamvu ahanini birirwa avuga ngo abapagani ngo baguwe neza. Nimureke bagubwe neza kuko imirimo y'amaboko yabo bashinzwe bayikora neza. Ariko mwebwe ibyo mushinzwe ntabyo mukora. Maze uzajya kurakarira gitifu ngo abayeho neza kurusha pasiteri aramazi. Yabaye gitifu neza. No mubayoboye hari uvuga ati rwose ndabizi ko mudahembwa akiri 100. Hanyuma se pasiteri wowe wahawe kuyobora intama z'Imana ko zakunaniye, gitifu ko amenya n'umuntu waraye mu mudugudu, wowe ujye umenya abawe bagiye mu bitaro. Nge nibi bintu ndi gusobanura ntago nibasiye. Yego. Hari abantu bafite ibikorwa byiza bakarokora bagatabara abandi bishobora kuzabarengera ku munsi w'amakuba n'ibyago. Ariko twebwe twigishijwe gukora neza, twigishijwe Bibiliya, twavuze ko twakijijwe, dutanga n'ubuhamya bw'uko twakiriye Yesu, tujya tuvuga ko twanavuganye nayo. Rimwe na rimwe ngo Imana yaraduhamagaye. Ese mwabantu mwe, Imana yaraduhamagaye kugira ngo tube intaza z'abandi? Imana yaraduhamagaye kugira ngo abantu bagire intimba ku bwacu? Imana yaraduhamagaye kugira ngo abantu bazajye kwiyahura kubw'ibikorwa byacu bibi? Imana bagira ibikomere ku bwacu. Imana yaraduhamagaye kugira ngo dukomeretse imitima y'abantu. Ngiye kukubwira ibintu ndi kubona. Abantu bafite ibikomere by'idini kuntu bangana. Oye vuga ngo abakomerekeye kuri izi mbuga. Reka nkubwire ibintu abantu bari gukora. Wari wabona aho umuntu afata kamera ati namenya amakuru. Wa muhanzi yashatse undi mugore. Ako mwaretse nkajya mbabwitse ukuri mukanyangira ukuri. Ati amakuru yihutirwa muri akajya guhiga umugore we akamusigira 2,000. Ndi bubwire n'abantu bajya bashukwa n'abanyamakuru. Mureke mbabwire, iyo muje kuri kamera kutuvuga ndashaka kubaha akantu kakabanga. Iyo muje kutuvuga twe turinjiza, ariko mwe muza kuvuga ntacyo mwinjiza. Imana ni nakubita bakoze bira biganiro ntacyo bazaba bagiye muri Ecobank cyangwa muri Beka babikuje bari $2 ariko tutazabakiza. Natwe tudafite icyo tumaze rega. Nk'uko sugira ngo hari ikintu tumara. Nimba hari ubufaranga butera umwako ntigeze nkorera ntazanakorera. N'udufaranga two kujya kurebuzwa amafuta abantu bakoze ukabuzana kuri kamera. Umva ikosa rikomeye. Ufasha umuhanzi waririmbiraga Imana, icyaha yakoze ni yera yakibabariye Dawidi, yagikoze n'ibyashatse undi mugore. Ariko mu ijuru hari Imana ashobora kuba yarapfukamye ati Uwiteka mbabarira. Uje kumwereka isi yose n'abamutumiraga mu nyumva ibi bintu.
n'abamutumiraga ntibari babizi, barabimenye ko yinjiye umugore, barabimenye yuko babyaranye n'abana 2 yataye umugore, ntibazongera kumutumira. Nshatse kukubwira ngo nanihana noneho ntabwo azasubira mu murimo. Izi ntaragahanga rero n'izi nzige uzi ko bamurimbuye, reba hano baramurimbuye, bamurimburanye n'imizi. Noneho rero nimba yasambanyaga umugore umwe, ubagiye guhera ku murongo avuga ati byose ni hahandi. Ese ugira ngo tumugiriye ibanga tukamugenderera nka mwene data, tukamubwira tuti ihana ibi bintu wakoze nibi busubire ku mugore wawe? Yakihana kandi na bamwe bamutumiraga bakagenda, umwana w'Imana agakomeza urugendo rujya mu ijuru, kuko ntawe udacumura, natwe turacumura. Hanyuma ko murimbuye n'inkwita rero inyeshyamba, nta musirikare ujya urwanya umusirikare mugenzi we. Impamvu rero ubona tuza guhanganira kuri kamera, bamwe ni abasirikare b'igihugu, abandi ni inyeshyamba, kuko nta ngabo ijya irwanya nyindi, ntabwo bishoboka. Umenye ko runaka yateye inda, hari n'uwari wiharaje ngo aje gushyira ahabona abapasiteri ngo naho banywera. Uba ari hehe? Ngo aje kumena umuceri, ngo aje kubivuga. Hanyuma ndashaka gusoza, ntago mbirangije. Yego, ya tuzakora mw'abantu, ntago mbirangije, ariko ubufuni muri kwicisha bene wanyu. Indimi zanyu zimeze nk'inkota n'akanwa nka k'umuriro. Erega impamvu ibi bintu mbivuga ndabyumva, nuko bahangaye igihangange cyahanzwe na Yesu. Nge sinagwa, ngewe igihangange cyahanzwe na Yesu ntacyo nubikutwaye. Ariko reka nze nkubwire, hari abamaze gupfa, hari abantu bafite ubutumwa bwiza bashaka kuzana ngo isi yose bumva ati batazantuka nka mama Charlene. Murumva ibintu muri gukorera isi, uri kumva? Hari n'uherutse kuza agitangira, n'umubyeyi umwe ufite ubutumwa bwiza, baramutuka, arambwira ati se bujya kuri YouTube baranatukana. None se ko narizi ko batuka nkanjye, ngaho ibaze. Oya, kuba watukwa n'abapagani ntacyo, ariko kuba abantu baza gukomanta ku bandi bikaba amafaranga azatunga abagore n'abana babo, iki kintu nibagikosore hakiri kare, nibagikosore hakiri kare. Cyprien, nimba hari umugabo witwa Uwiteka uje gukurwanirira icyubahiro cye cyatakaye mu bantu, yitwa Uwiteka. Ubu ngubu ngewe muvuga muhindura umushyitsi, nge mbaye hari n'umuntu natatsi, ariyo ntego nahitamo hamagara inti umbabarire niyera imbabarire, kuko nzi ko nimba hari abantu bari kurya ubufaranga mu marembera, n'ubu bufaranga bwo kujya gushaka baguye, abataye abagore, abataye abagabo, abasambanye, abanywera Nyabugogo, abapasiteri. Ubu bufaranga uburyo uzi kuri mu marembera, dore mbikubwiye mpagaze imbere y'umwami. Muri make nicyo nashakaga kuvugaho. Yego, urakoze cyane, kandi ngira ngo ni nako tugiye kugana ku musozo. Ndakeka byumvikanye, biranasobanutse, na conclusion irimo, inyigisho yatanzwe, umwanzuro wumvishwe. Bene data mwisubireho. Yego, hari ikindi? Nta kindi, kandi gusa ndakomeje kubivuga kuko ni byinshi sinahita mbirangiriza hano, nzabivuga ku ma episode y'umusirikare akurikira. Muri make umusirikare, iyo mugenzi wawe akomerekeye ku rugamba, sibyo ko nagiye mbivuga. Yego, ntago umuta, nta nubwo umuhuhura, hari indege, amina, hari indege yari ahantu kuri zitwara inkomere, zigatwara n'imirambo, gashyingurwa mu cyubahiro. Ahubwo baramuvura bakamugerageza, ariko ntago bamuhuhura. Iyo uhuhuye umusirikare uba ufashije haduyi uri kurwana n'igihugu. Shatse kuvuga ngo ibi bintu babitinye, nababwiye ngo ubu butumwa bwumva uko turi batatu, mama Charlene, Scovia na Brigitte, nimba unabanga ubirebe utabanzi, ahubwo wumva ibi bintu. Yego, kandi birimo inyigisho, wumva ibi bintu kandi ubikurikirane, kuko nyuma y'ubu butumwa, y'iyi message, mbarahiye Uwiteka ntabwo Imana izareka icyubahiro cyayo ngo dukomeze tugisiribange. Kandi n'ukuri nitwemera tugahindukira,
ntabwo inkota y'Imana izaturya tuzabona umugisha naho iby'amafaranga mwabana b'abahungu Cyprien nimba hari umugore uriho nanjye mbamo nkubwije ukuri ko mu bantu bahembwe na YouTube nawe urimo shawetse kunshinyagurira Cyprien reka nkubwire sindi imbere y'Imana yo mu ijuru mu bantu bari amafaranga ya YouTube sinigeze mbamo ahubwo nari umugisha w'Imana kuko naje kuyikorera amafaranga bwa mbere nabonye nabonaga nka 200 hahita sohora ibintu byageze muri 500 burya kujya gukora ibintu by'amafilime ari amafilime nakoze yarankosomaga noneho iyo bavuze ngo amafaranga ya hano wenda Imana rigize abikora nyabone nimba nasohoya yambonaye birashoboka ariko intego yanjye uru ni urusengero rwitwa Mama Charlene official iyo mvuye gukorera Imana ntubona ko mvuye hano ndagenda nkayibwira inti mpemba kandi shambayeho neza sha Cyprien uzi ukuntu mba hano heza nabibonye ambigira ibanga tubigira ibanga utazatwica ariko ntago nzakomeza kubigira ibanga ari igihe umuntu uzarya mbivuga ariko rwose ahantu heza haleluya reka nze nkubwire ari igihe umuntu uzarya mbivuge n'ubu mvuye mu kiganiro ndi buhembeshe ndahembesha ariko yewe mbwira Imana nti nagukoreye mpemba kandi ibihembo byayo nkirira amafaranga hatarimo amarira y'abantu nta n'imivumo ntaki amarira kandi Cyprien hari ibintu ganiro nateguye hariya ndi kuvuga ukuntu mu myaka maze nta muntu uratera ivi ngo arire ku bwaki ngo abwire Imana ati uriya mugore naragiteguye have no kubivuga none yego reka Imana ibahe umugisha ndabakunda mwese reka tugane ku musozo wari uri kureba iki kiganiro gikurikiye watangiranye natwe tugusabiye umugisha ariko niba hari ikintu wifuza kutubwira ashobora kuba ari inyunganizi ashobora kuba ari igitekerezo ashobora kuba ari ubujyanama ashobora kuba ari n'ikindi wifuza gishyiraho muri comment ariko kandi nanone wifuza kuvugana Mama Charlene ariko Cyprien ntaguciye mu ijambo uvuza akantu uranyibutse reka nkubwire ukuntu turabo gutabarwa yego uzi ko burya Rayon Sport igira abaterankunga irabagira ntibagira cyane aperi ntibagira cyane urebe bene data bene wacu sibyo akureba uri mu bikorwa nk'ibi ntabe yasunika no kuri mama ahubwo Mama Charlene amashusho yabaye mabi amajwi ntiyagenze neza ariko ubwo simbabwiye mu kinyabupfurara yego nari mvuze ngo bashyiraho muri comment ariko aho ngaho gatoya ku kiganiro munsi gatoya hariho nimero ye wamuvugisha cyangwa se ugakanda akanyenyeri wa mugani ukamutera inkunga agakomeza akamamaza ubutumwa bwiza nkanirira ariko kandi harya neza inkoko agafire ko amatama ni sawa ariko nawe usizeho akabona uwo mugati na bureba byagenda neza rero Imana iguha umugisha ariko kandi ntago twasoza iki kiganiro udasenza Imana kuko ibintu byavugiye muri iki kiganiro ni ingenzi tugomba kuberekeresha isengesho nimureke dusenge burya reka mbabwire mbere yuko dusenga Cyprien hari abantu baherutse kumwe ngo ko Mama Charlene ibyo bintu bituma bagutuka wazabivuyemo kandi yabimbwe ababaye ariko ngira ibisubizo hafi nanjye nahise mubwira ni hano wicaye ntabagutuka kucyo utarahava yego se sibyo yego tugiye gusenga kuko ndabizi neza ko mu byo nzira n'ibindi bibamo shitani iyo umaze kumuhonda aravuga ati buretse sha nanjye ndakwereka kwa jinara Yesu abazimu bahora nanjye mbatwike ndabatwitse mu izina rya Yesu abazimu bahora mu bana banjye abazimu bahora kuri nge no kumigisha yanjye ku buzima bwanjye no kubanjye nanjye ndabakandagiye mu izina rya Yesu tugiye gusenga ngiye kubasengera nanjye nisengeriye kandi namwe mu nsengere kuko iteka abadayimoni babagira ngo bavuguruze ibyo navuze babagira ngo mbundi muntu bakagira rero ingabo nyene banyoherezaho n'abakozi bantumaho ariko nanjye mpagaze mu butware bw'Imana mvuga kandi nkorera tugiye guhamagara Imana ngiye gusenga ubu butumwa ubwumva uko nabuteguye ngiye gusenga Imana ibukurikirane kandi bukugezeho hanyuma buhindura umutima wawe nkuko Imana yifuje ko buguhindura kandi nanjye Imana ikomeze kunkomereza
amaboko. Mwami Imana yacu nyiribihe, uri umugaba w'ingabo z'ahera, uri ibyiringiro byacu, uri umwami wa bose. Uyu mwanya umvugishije amagambo akomeye, kandi impamvu ubivuze nuko ufite abana. Ufite abana kandi uri umubyeyi ntuteye nkatwe. Kandi mu bana ufite nta n'umwe ushaka ko arimbuka. Kandi nta na rimwe uzaza guhagarara kuri aka gasozi ngo ubabwire, kuko namenye neza ko uzagaruka mu cyubahiro cyawe uhagaze hariya. Ndasenze papa, ndasenze. Ndasengera abantu nanjye nisengeye. Uburinzi n'ubudahangarwa bwawe byururuke mu izina rya Yesu. Ukumira imbaraga n'akaga kose kankurikirana kuri bw'ubu butumwa, kandi ukomeze gukomeza uruhanga rwanjye nk'ibuye ry'isarabwayi kugira ngo mpangane impanga zabo. Ndasengera abadukurikiye, ndasengera abakozi bawe, ndasengera abo wahamagaye bagateshuka, ndasengera abo Satani yayobeje akoresheje inzira ze, ndasengera abo wahaye misiyo bakazica, ndasengera bari kuri izi mbuga nkoranyambaga kugira ngo ubigarurire kandi bakugarukire, baze tuvuge ubutumwa bwiza, tuvuge umwami Imana, tuvuge ineza yawe, tuvuge ukuntu utabara, tuvuge ukuntu uhemba, tuvuge ukuntu uhembura, tuvuge kugira neza kwawe kugira ngo benshi bakuzeho. Ndagushimiye Imana. Ubu butumwa uwo buzageraho wese ahinduke, uwo bureba wese ahinduke, kandi uzahinduka wese umuhindukirire, ubwumva wese umugarure, hanyuma tukubera abantu, tubere umwami. Ndagushimye Yesu, ndagushimye Yesu, ndagushimye ko ubu butumwa bugeze kure, kandi ko buri wese umugeraho bitewe nuko ego. Ndabizi neza ko nyuma yo kwamamaza ubutumwa, nyuma yo gutangaza amatangazo, nyuma yo kuburira abantu bawe, ndabizi neza ko utazaceceka, ariko imbabazi zawe zigere kuri bose mu izina rya Yesu. Amen.